ukure muri baro ndetse n'agahinda isezerano rikomeza nuko Yesu azaza uwo yasezeranyije Aburahamu na Sara umwana w'umuhungu niwe wasezeranye kugaruka kwa Yesu niwe wasezeranye kugaruka kwa Yesu uwo yasezeranyije Aburahamu na Sara umwana w'umuhungu niwe wasezeranye kugaruka kwa Yesu niwe wasezeranye kugaruka kwa Yesu utegereza umwami n'ubu umuntu w'inyuma arushaho gutabaza ariko imbere rushaho gukomera akomeje urugendo afite iby'umuriro akomeje urugendo afite isezerano utegereza umwami n'ubu umuntu w'inyuma arushaho gutabaza ariko imbere rushaho gukomera akomeje urugendo afite iby'igiciro akomeje urugendo afite isezerano akomeje urugendo afite iby'igiciro akomeje urugendo afite isezerano nyamara bagiranye isezerano n'umukiza bamenye ko mwiza atari iwacu ijuru iwacu iwabo w'abadamu aho heza niho nzita nyamara bagiranye isezerano n'umukiza bamenye ko mwiza atari iwacu ijuru iwacu iwabo w'abadamu aho heza niho nzita isezerano twagiranye nawe irakomeza yabaye igihe n'ibimenyetso byo kugaruka kwe kuko mfite isezerano twagiranye nawe irakomeza yabaye igihe n'ibimenyetso byo kugaruka kwe kuko mfite isezerano utegereza umwami n'ubu umuntu w'inyuma arushaho gutabaza ariko imbere rushaho gukomera akomeje urugendo afite iby'igiciro akomeje urugendo afite isezerano utegereza umwami n'ubu umuntu w'inyuma arushaho gutabaza ariko imbere rushaho gukomera akomeje urugendo afite iby'igiciro akomeje urugendo afite isezerano utegereza umwami n'ubu umuntu w'inyuma arushaho gutabaza ariko imbere
Azayo
Money.
Yasiri ya huyo mwanamke tungalitoka mbele yake Yesu pasipa dhambi. Kama walijua thamani yasiri ya huyo mwanamke tungalitoka mbele yake Yesu pasipa dhambi. Sunday.